nshimira abantu badukurikiye bari mu mahanga iyo za kure impande n'impande za Dubai ndetse no mu Bwongereza. Nshimire abantu bagiye badukurikirana kuri no channel ya Byishimo SP. Hari abantu bagiye mumenyera mu biganiro byinshi yagiye akora, mu ndirimbo yagiye akora nyinshi cyane mwagiye mukunda. Hari ibiganiro yagiye akora biri kuri no channel yitwa Byishimo SP. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe kuri iyo channel. Ndetse nawe utarayikora, kora subscribe kugira ngo uzacikwa n'ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye umunsi ku munsi, ndetse n'ubuzima bwa SP bwite tugenda tubagezaho hirya no hino. SP karibu mu kiganiro turagusuhuje. Ya nanjye ndabasuhuje murakoze cyane. Hari abantu bagiye bakumenyera kuri no channel ndetse no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Yego. Kugira ngo dutangire ubanza ubasuhuza bose. Ya ndasuhuza abantu bose bankurikiye kandi bankunda. Ndasuhuza inshuti zanjye abari mu gihugu hano mu Rwanda, abari hanze y'igihugu bamenye mu biganiro bitandukanye, bakurikirana kuri channel yanjye bakagenda bagakora subscribe na comment na share na like. Ndabashimira. Ndashimira mwese mufata umwanya wanyu mukareba ibintu mba na uploadinze, ibihangano mba nasize kuri channel yanjye. Ndabashimira. Yego. Hari abantu bashobora kuba bakubonye bundi bushyashya, kuko buriya iyo umuntu afite channel ifite umugisha cyangwa ifite abakunzi bamukunda, yego, bagenda babisangiza n'abandi. Ya narabibonye. Yego. Hari abantu rwose babikoze kandi bakabikora cyane nk'abikorera. Yego. Abo ngabo ni inshuti zanjye zakadasohoka. Ndabashimira. Ndabashimira rwose. Sasa nk'umuntu ukubonye bundi bushyashya wamwibwira, kuko ugenda wunguka abantu bashyashya uko bwije nuko bukeye. Ya nitwa Byishimo SP. Yenda ku bantu batakurikiranye ibiganiro byanjye bya mbere murabibona, nicaye mu kagari k'abamugaye ariko ntago ariko navutse. Ya navutse nk'uko abandi bana bavuka, ndakura nyuma nza kugira ikibazo ngiye kwiga ku kigo kimwe, directeur nigagaho ankandagira ku mugongo, bituma ngira ikibazo cyo kuba ubu ngubu mfite ubumuga ngendera ku kagare k'abamugaye. Iyo niyo ncamake y'ubuzima bwanjye bw'ubumuga. Yego. Turaza kubigarukaho turabinyuramo gatoya, kuko ndumva hari aho wagiye bivuga henshi cyane baba baragiye bakurikirana. Yego. Ariko nk'umuntu mushyashya ushobora kuba kubonye, turaza kubinyuramo gatoya kugira ngo aze kumenya ngo ese byibuze uyu SP ndi kureba byaje gute kugira ngo agendere mu kagare. Turabiganiraho. Reka tugaruke ku bantu bagiye bakunda ibiganiro byawe. Hari abagiye bakurikirana batera comment bakavuga se SP usigaye ubayeho gute, byagezeho ubuzima bwawe. Nyine mu ncamake yaho byavuye naho bigeze ubu ngubu. Ya aho byavuye kuba SP yari umuntu wari wigunze, ari mu buzima bw'ubumuga bwigunze. Ubu ngubu akaba atinyuka akageraho abandi bantu bari, akaba yumva yavugana n'abantu, akaba yarungukiye inshuti nyinshi kuri mwebwe. Yego. Yego. SP karame. Ubusanzwe mu buzima busanzwe uri umurokore? Yego ndi umurokore. Usengera hehe? Sengera muri Pentecote ADPR. ADPR? Yego. Hagana he? Iwacu ni Cyangugu, nsengera muri Paruwasi ya Ruganza. Ukaba utuye uba mu mujyi wa Kigali? Ya ubu ntago ntuye, nza i Kigali bitewe na gahunda zo kwivuza, za gahunda zitandukanye. Yego ntago ntuye ubu ngubu. Hanyuma tutaragaruka aho ngaho uko byaje kugira ngo utangire kugendera mu kagare, nagira ngo tukiri i Kigali. Yego. Nagira ngo mbanze nkubaze, ese wivuza mu buhe buryo? Wivuza mu buryo bwawe cyangwa ni wa mu directeur ukuvuza aragukurikirana? Ya ntago nivuza, ntago ari we mvuza, ntago ari we nkurikirana. Ubu ngubu nyine kwari ukwishakaho udufaranga iki biba bigoye, ariko umuntu akagerageza kugira ubuzima butamucika. Ura nta kintu kiruta ubuzima, nta kintu kiruta ubuzima. Ariko muri iyi minsi yenda nari nagize opportunity cyangwa amahirwe yo kuba hari abantu babibonye bitreninga hirya no hino. Naragize umugisha wo guhura na Perezida wa Repubulika, mubwira ikibazo cyanjye, aranyumva, arambwira bagiye kumfasha. Yenda aho ngaho ndiho mfitiye amahirwe cyane
yuko nanjye bafite icyizere cyo kuba nakira nanjye bakamvuza nkaguruka mu kagare. yego. Iyo ngiyo ni imirimo y'Imana kuko ntabwo ari ibintu biba bisa nkaho bikomeye, kuko kubonana n'umuyobozi w'igihugu ni ibintu bikomeye. ngewe kuri ngewe ntabwo nabitekerezaga, ariko nyine kubera Imana nagiye kwisanga byabaye. Hashize imyaka ingahe ukoze impanuka? Kuko twabyita nk'impanuka. Hashize imyaka 4 kuko ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri imyaka 5 iraba yuzuye. Imyaka 5? Yego. Reka dusubire inyuma gatoya, n'ubundi uducire muri makeya ukuntu byagenze, uburyo ki ikintu wenda hari n'ikintu mwapfuye wenda nta wamenya, kuko urumva muri icyo gihe wari ukiri umunyeshuri. Yego. Kandi buriya abanyeshuri hari amakosa amwe namwe bajya bakora, wenda directeur akaba yamuhanana umujinya cyangwa se akaba yabikorana wenda n'ubundi bugome, ndakeka wenda simbizi. bijya bibaho ko abanyeshuri yenda bakora amakosa atandukanye cyangwa ibibaho, ariko ngewe nsubiye inyuma ho gatoya, uwo munsi nibwo nari nageze kuri icyo kigo. Uwo munsi nibwo nari nageze kuri icyo kigo, nza guhura n'uwo mudirecteur. Uwo mudirecteur rero nijoro adusora muri home ahantu twararaga, abanyeshuri basakuje. Byumvikana uri umunyeshuri wahageze uwo munsi ntago watangira gusakuza ako kanya. Ngewe rero nagendaniye mu bandi, then abari nanjye ibi bibazo bibaho bikomeye cyane muri bo. Ni ngewe wakandagiye ku mugongo, ni ngewe wagiriyemo ibibazo bikomeye kurusha abandi. Akimara kugukandagira, yego, byagenze biti? Yakujyanye kwa muganga cyangwa yarakuretse urara mu kigo? Ntago yanjyanye kwa muganga nabo mu rugo banjyanyeyo, ntago yanjyanye kwa muganga. Muri iryo joro yari yagukandagiyemo nibwo baje kukureba? Hashize umunsi bukeye mu gitondo bwarakeye njya gusaba uruhushya bararunyima. Bukeye ku wa gatandatu nabwo njye gusaba, nimugoroba nibwo barumpaye njya kwa muganga. Muza guhurira hehe n'abavandimwe? Bagusanze ku ishuri cyangwa wowe wabasanze mu rugo? Abavandimwe nabahamagaye ngeze kwa muganga. Nkimara kuhagera niho abantu bo mu bitaro nyine barebye ukuntu umeze, baramfasha barampamagarira. Urabizi ko iyo umuntu ari umunyeshuri ntago nyine aba afite telefone. Yego. Wari utarabijyana mu buyobozi? Reka dusimbuke nagira ngo abantu bakubonye bwa mbere bacire muri makeya kuntu byagenze. Yego. Reka dusimbuke tugere ku bihangano byawe. Hari abantu bamaze iminsi babona ibihangano byawe bicicikana hirya no hino, bakibaza se SP aririmba te, wenda se afite ubumuga, agendera mu kagare. Nyine ni ibintu byacanze abantu. Ndagira ngo ubasobanurire muri make. Buriya ngewe Esperance naje kumenya ko iyo ikintu gishaka ukagishyiraho n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe, ko bisa kose ukigeraho kandi ukagishobora. Kuba naba umuhanzi cyangwa umuririmbyi zari inzozi zanjye, kandi buriya ijambo ry'Imana ryaravuze ngo niba ubabaye ririmba. Nanjye icyo gihe byajemo mbabaye, numva ntameze neza, ntangirana no kujya mpanga indirimbo, ndazihangangira igitekerezo, ndavuga ati ese wafata akagura gitari. Ndayitekereza biranga, nabyo mfata umwanzuro wo kugura ingoma iyi ngiyi isanzwe, ndayigura. Akaba ariyo njya, ingoma y'uruhu? Yego, ni pendo. Akaba ariyo njya nkoresha, ndahanga indirimbo, ngereye igitekerezo, ndavuga se wajya kurikodinga. Nabyo bibanza kwanga bitewe n'iki, buriya abantu dufite ubumuga cyangwa bafite ubumuga hari igihe bakenera gukora ikintu bakagira inzitizi kubera ko bafite ubumuga. Yego. Ni byinshi kenshi uzasanga abantu bafite ubumuga hari ibibazo baba badashaka kuvuga bo ubwabo. Kubera iki? Nta kintu bari bubikoreho runaka, ndabimubwira anyumvira ubusa, ugahitamo nyine guceceka. Nanjye rero kuba ntarageze ku ntego yanjye vuba uko nabitekerezaga, byatewe nuko mfite ubumuga. Ariko naje kubibwira abantu, mbibwira abavandimwe, mbibwira mama wanjye, mbibwira inshuti, bantera ingabo mu bitugu barambwira. Ariko nyine nabwo hamaze igihe barambwira genda ujye mu muziki, nimba wumva ariyo talent yawe genda rwose ugiye mu muziki. Naragiye ndikodinga indirimbo yanjye ya mbere yitwa Umugambi.
umugambi ni indirimbo y'amateka cyangwa ni indirimbo nziza cyane, abantu batari bayireba bagende bayirebe, iri kuri YouTube. Kuri channel yawe? Kuri channel yanjye yitwa Byishimo SP. Indirimbo abantu barayikunda, abantu banyereka ko bayikunda, ni ukuri ndabashimira cyane. Bintera n'imbaraga yo gukora iyindi ndirimbo ya kabiri yitwa Saba Imbaraga, nayo ndayaprodinga, nayo iriho. Ubu ngubu turi gukora izindi ndirimbo, hari iyindi ndirimbo mbararikiye nanone mu minsi iri imbere. Yego. Turi gukora yitwa Ntireba nk'abantu. Indirimbo nziza cyane, sibye ko mu minsi ishize nayo hari iyindi twari tumaze kuaprodinga aho yitwa Imana Iragarutse. Yego. Indirimbo ya mbere wayikoze ukuyeho amafaranga, byaje gute? Wari ufite akazi? Nta kazi nari mfite, byumvikane nari maze igihe mu bwigunge, mba mu rugo buri kimwe cyose n'amayinite nyasaba, ntago byari byoroshye, ariko ndashimira abantu bamfashije, ndabashimira n'abantu bamfashije, abwira runaka ngifitiye projet yo gukora ibi, akambwira akira igihumbi, akira ya. Ndashimira abantu bose bamfashije kuba bamfasha kugera ku nzozi zanjye. Yego. Hanyuma iyo ndirimbo wavuze ko wari ukiba mu rugo, wari utarazi Kigali, wari ukiri i Cyangugu? Ubundi jyewe ukuntu mbigenza, iyo ngiye gukora ibihangano byanjye binsaba kuva i Cyangugu nkaza i Kigali. Yego. Yego. Ntabwo ari ibintu bikugora cyane se, amatike na depanse zigenda zizamo zo kwishyura studio? Biragorana, ariko ni cya kintu nakubwiye ngo iyo umuntu afite ikintu ashaka kugeraho aremera agatakaza imbaraga ze zose. Shobora uyu munsi kuba nsuzuguritse ari kubw'intego yanjye nshaka kugera ejo hazaza, nkemera nkasuzugurika, ejo nagera kuri ya ntego yanjye bikaba byiza. Yego. Nkabona ko ntavunikiye ubusa. Ufite manager se ukumenyera buri kimwe cyose? Nta manager mfite. Ako uba wumva umwifuza nyine, wumva ko hari aho byagera ukagira manager? Inzozi za nyuma numva nagera kure. Yego. Nkamugira, ni byiza. Hari wenda, reka mbwire abantu bakurikiye kino kiganiro, ushobora kuba wenda wakwiyumvamo impano yo kuba wamanaginga umuhanzi cyangwa se yo kuba wamanaginga SP. Ushobora kuba wamwandikira nko muri comment, cyangwa se ukamuhamagara, turaza gushyiraho nimero ye, uzamuhamagare muganire, cyangwa se ndetse n'inyunganizi yose wagira kuba wamugezaho, cyangwa se igitekerezo. Yego. Ako kara gaciyemo mu kiganiro kugira ngo hatagira umuntu uza kuza kukibaza bikamucanga. Hanyuma tugaruke ku ndirimbo ya kabiri. Uburyo ki wagiye ukomeza kuba wakora indirimbo ya kabiri ukarinda ubwo ugeza ku ya gatatu? Urumva byasabye imbaraga cyane kugira ngo ugere ku ndirimbo ya gatatu unayo uyirenga. Yego. Ni imbaraga nyinshi, ariko njyewe ntabwo ari njyewe ubyishoboza, kuko njyewe nuko mfite ubumuga nta kintu na kimwe nakishoboza. Ni Imana impereza imbaraga, kandi igakora no ku mitima y'abantu, ikavuga genda Esperance umufashe muri ubu buryo, genda umudeplace hano hantu akeneye kujya. Ni umugambi w'Imana. Niyo ndirimbo ya mbere nabanje. Iyo ndirimbo ya kabiri yitwa Saba Imbaraga, ari igihe umuntu agera mu bibazo bikamuremerera cyane, bikanamurenga, akibaza misiyo yamuzanye ku isi akayibura, akibaza ikintu cyamuzanye ku isi. Ariko muri ibyo bihe nari ndi kubwira abantu, nanjye nibwira, ni ugusaba imbaraga tugasenga. Yego. Niba ntakugoye, watwumvisha nko ku ndirimbo nshyashya ufite, niyo waririmba akarofure gatoya kugira ngo abantu batagira ngo hari nabatuburiye nabazaniye SP utari we? Yego. Yego. Nabazaniye SP wa nyawe w'ukuri. Yego. Indirimbo nshyashya afite yitwa Imana Iragarutse. Iravuga ngo nkuko Imana yagarutse kwa Bidodomu, niko nawe igarutse iwawe. Nkuko Imana yagarutse kwa Mifosheti, niko nawe igarutse iwawe. Nkuko Imana yagarutse kwa Morodekayi, niko nawe igarutse iwawe. Imana yumvise ibyo wayisabye, Imana igaruwe no kugusubiza.
Imana yumvise ibyo wayisabye, Imana igaruwe no kugusubiza. Dufite Imana itabara abayo, Imana itagitererana na rimwe abayisenga. Iragarutse barayibonye, bamenye ko twakoreye Imana ishobora byose. Dufite Imana itabara abayo, Imana itagitererana na rimwe abayisenga. Iragarutse barayibonye, bamenye ko twakoreye Imana ishobora byose. Amen, amen, amen. Amen. Ufite impano, Murakoze. ufite impano kabisa, ufite n'indirimbo nziza zirihura imitima y'abantu. Yego. Hanyuma izo ndirimbo ni wowe uziyandikira? Ya, ni njye uziyandikira, ni nanjye uzihimbira. Bigusaba umwanya ungana iki kuba wakwandika indirimbo yose, ukaba wayandika ibitero byose na refure ukayisoza? Bisaba umwanya ungana iki? Ubundi akenshi njyewe indirimbo zanjye ziza iyo ndi gusenga. Iyo ndi gusenga niho numva amagambo, nkumva melody, nkagenda mbihuza ikavamo ikintu. Yego. Ntago navuga ngo n'uyu mwanya ungana iki, ushobora nko kumara, biterwa nyine n'ibihe ndimo muri icyo gihe. Yego. Hanyuma se mbere yuko wenda mbere utarajya mu kagare ukiri umunyeshuri, wigeze uba wagira intumbero yo kubavuga ngo nzaba umuhanzi se cyangwa se nzaririmba? Ya, narabikundaga cyane, ariko nkumva nyine ni ibintu birenze, nkumva ni ibintu ntabasha kugeraho. Ari ukuntu numvaga indirimbo z'abahanzi runaka, hari amajwi numvagamo, hari ukuntu nk'indirimbo kuri refure cyangwa kuri chorus babekingamo ababekazi. Abo babekazi icyo gihe numvaga ari nk'abamarayika bari kuririmbira muri iyo ndirimbo. Nkavuga ibi bintu nabigeraho, nkumva nyine ni ibintu njyewe ntabasha kugeraho, ariko noneho ndwaye mbona umwanya wo kubikora. Yego. Hanyuma nagira ngo twongere dusimbuke tugere kuri gahunda ufite nyuma y'uko umaze gukora zino ndirimbo. Yego. Ufite iyihe gahunda, cyangwa se ni ikihe kintu wumva ni hehe hantu wumva uri kwifuza kuba wagera? Ya, ikintu cya mbere ubu ngubu ikintu mfite nshaka kubanza kugeraho ni ukubanza kwivuza. Nicyo cya mbere. Mu muziki ndumva nshaka nanjye kugira ahantu ngera harenze aho ndi ubu ngubu. Yego. Kuko iyo umwana avuka agenda akura ajya imbere, ndumva nifuza kuzagira nk'amarubumu menshi, nkakoresha nanjye nk'ibitaramo abantu bakabyitabira, nyine nkaba Esperance unyuramo ubutumwa Imana imuhaye kugira ngo bigeze ku bantu bababaye, abantu bihebye, abantu nyine ubutumwa Imana yanyuzamo bwose nabo mbuga. Hanyuma ni uwuhe muhanzi mu Rwanda uririmba gospel ujya wiyafekitaho cyane, ukumva ko nyine uvuga ati ndumva nshaka kuzaba nk'uyu muhanzi runaka cyangwa se nka Murenga? Yego. Umuntu nkunda cyane w'umuhanzi ntabwo ari mu Rwanda. My role model wanjye ni umuhanzi witwa Kamikazi Sandrine wo mu gihugu cy'u Burundi. Ndamukunda cyane, ndamukunda. Yego. Ndamukunda cyane ariko kuko indirimbo ziwe aririmba nizo zankuye mu bwigunge. Numvishe na style aririmbamo ijya gusa niyo nawe uririmbamo. Ntago mbizi yenda nimba hari ahantu bihuriye, ariko ndamukunda cyane. Umuhanzi nkunda mu Rwanda rero ni umuhanzi witwa Mbonyi. Israel Mbonyi, ndamukunda. Umusuhuze nzikazabona Mbonyi ndagusuje, Esperance aragukunda. Yego. Yego, ndamusuhuje. Hanyuma reka dusimbuke tugere ku kindi gice. Yego. Muri iyi minsi hari video yacicikanye hirya no hino, uri imbere ya His Excellency Perezida wacu Paul Kagame, urimo umubwira ikibazo cyawe wahuye nacyo. Yego. Abantu barabyishimiye, hari abantu bagiye bandika batera na comment baravuga ati kabisa turumva twishimye kuba SP
agize umwanya wo kuba yabwira ikibazo cye His Excellency. Byatangiye gute? Wabimenye gute ko yaje hariya? Bipanga gute? Ni ibintu byatunguye abantu. Ndabizi byarabatunguye. Namenye amakuru y'uko perezida azaba ari mu karere k'iwacu muri Nyamasheke. Nanjye mbanga gahunda yo kujyayo. Yego. Ngiriwe amahirwe nanjye mbona uko ntambutse ikibazo cyanjye. Byasabye imbaraga nyine zitari nkeya bitewe n'ubumuga nyine cya kibazo cy'ubumuga, ariko ndashima Imana ko byagezweho. Kandi ko ahantu umuyobozi w'igihugu yagiye haba hari abantu benshi cyane. Yego. Biragoye kuba ari we bafata umwanya bakaguha umwanya ngo jya imbere uvuge ikibazo cyawe, kandi harimo hirya harimo n'abandi bafite ibibazo benshi cyane. Ni wa mugambi w'Imana ntekereza, ni wa mugambi w'Imana, kuko njyewe Esperance nyine bitewe ntago njyewe ubwanjye nari kubyishoboza, ariko nyine nanjye nagiye kubona mbona birabaye. Gusa narabyifuzaga n'amatsiko menshi, narabyifuzaga kuko numvaga nyine uko bisa kose ndi buhave hari ikintu perezida mbwiye kandi ijambo riruhura umutima wanjye. Nanjye rero nshyiramo imbaraga nyinshi cyane, nkora uko nshoboye, bigerwaho mbona nanjye nisanze imbere ya perezida. Hari isezerano waba warahawe n'Imana ry'uko wari kuzahura na perezida? Ntago nari nzi ko ari perezida. Yego. Ariko nyine hari amakuru umuntu aba agiye afite. Yego. Undi hari ikintu numvise ku bantu bakunda gusenga, mbabara ariko ntunseke. Ku bantu bakunda gusenga, ngiyo umuntu ngarose ngo perezida yamusuye, ngaba ari Imana yamusuye. Iyo urose umuntu ukomeye yagusuye cyangwa wabona muri kugendana ibintu nk'ibyo, yaba ari Imana iba yagusuye, kuko perezida hano mu isi ahagarariye Imana. Yego. Ni umuntu ukomeye, none se ari umuntu tuzi uri hejuru yiwe? Hano mu Rwanda ntawe. Hanyuma nta kwa kundi ushobora kuba waratangiye kujya kuvuga ikibazo cyawe, cyangwa se washatse kujyayo, habe nk'umuntu uba yashaka kugutangira ngo akubuze kuba wakandagirayo, bijya bibaho cyane. Imbogamizi, buriya nta kazi katagira imbogamizi, kandi muri byose uzahura n'imbogamizi. Ariko icy'ingenzi nge numva shimira Imana nuko byagezweho kandi bikanumvwa. Perezida Kagame akanyemerera ko bagiye kumfasha kumvuza, kandi ndanashimira n'abantu benshi batandukanye bafashije gusenga, bafashije kwinginga Imana, kuko ni benshi babyifuje, bifuza guhura na perezida ntibabibone. Ariko ngewe hamwe n'Imana n'imbaraga z'amasengesho n'icyo Imana yamvuzeho, bikaba byaragezweho. Kuba warageze ku rwego uvugana na perezida Paul Kagame. Ukiri hariya. Yego. Mbere yuko utangira kuvuga bakiguhereza mikoro. Wow. Yego. Wumvaga umerewe ute? Nkimara gutunguka imbere, numvise nishimye, mpita mvuga mu mutima wanjye none ubu ngubu nta wansubizayo. Nahise numva ngize icyizere cyane yuko nyine byamaze kurangira. Ikibazo mbega nahise ngira icyizere 80% ko ikibazo cyamaze kumva. Yego. Niyo utavuga wumvaga ibyishimo ari ibyo? Iyo nanone ntavuga oya. Iyo nanone ntavuga ntago byari kuba ari byiza, ariko hari ukuntu byagenze nyine nkahita nahise ngira icyizere gikomeye cyane. Yego. Nahise nshima Imana mu mutima wanjye, nkajya mvuga ati shimwa Mana kuba ibi bigezweho, shimwa kuko njyewe nari naraturutse n'ahantu kure, mu rugo iwacu ni mu cyaro, nari naturutse ahantu kure, nari nagenze urugendo runini, kandi n'amadepanse nayo ni maremare. Ndavuga ati shimwa Mana. Yego. Hari umuntu mwari mwajyanye cyangwa wari uri wenyine? Twari twajyanye, hari abantu benshi, twari twajyanye n'umuntu. Yego. Wo kumfasha. Utangiye ikibazo cyawe ukibwira umuyobozi w'igihugu. Yego. Ukimara kukimubwira, wabonye ariko kumva gute cyangwa se wabonye abyakiriye gute? Nabonye perezida yagizeho amarangamutima, kuko yenda ku bantu bakurikiye kiriya kiganiro yabajije meya ibi bintu urabizi mu bana nabyo?
nyine nawe nyine ni umuntu yego yagize umutima wa kimuntu yego ubona ko ahise agira ishyaka ryo kuba yagufasha yego hanyuma nyuma y'uko uvuye hariya ubona hari impinduka byageze ku bantu uko bagufataga cyangwa se uko bakubonaga nyuma y'uko mvuye hariya yego ku bijyanye n'iki urabona hari nk'ukuntu ushobora kuba mbere y'uko ujya kuvuga ikibazo cyawe imbere y'umuyobozi w'igihugu ushobora kuba wenda wari kugenda ukabwira nk'umuyobozi w'inzego z'ibanze wo hasi akaba yakumva ariko ntagufashe ntakumve neza n'ubundi byabagaho njye ntago banyumvaga yego kiriya kibazo wenda kigiye kugera kuri perezida ariko cyarageze ahandi henshi hatandukanye ubuyobozi bw'akarere bwari bukizi niyo mpamvu yenda ntekereza kuri meya nawe yabivuzeho kuriya n'ubuyobozi bw'intara hari umugavana wari uriho nawe yari akizi Munyentwari Alphonse yari akizi yego ntabwo rero bakimenye nta kintu bigeze bahinduraho niyo mpamvu ngewe nafashe umwanzuro wo kuvuga ati ngende mbibwire umukuru w'igihugu perezida wumva ari nk'iki wifuza ku muyobozi w'igihugu ikintu nifuza ubuvuzi nanjye nkongera nkagira ubuzima buzima nkaguruka mu igare deni no kumfasha mu buzima bwanjye busanzwe no kwiga yego icyo gihe wari ugeze mu wa kangahe nari ngeze mu wa 4 segonderi wumva se ufite ibyiringiro by'uko igihe kizagera ukongera ugasubira mu ishuri ukiga ugasoza nziga ndumva afite ishyaka ryo kwiga ese SP karama niba ntakugoye ufite imyaka ingahe imyaka yanjye n'ubu mfite amatsiko yo kuyimenya cyane hari nk'umuntu ushobora kuba akurikiye kino kiganiro akaba yatekereza ku bintu byagiye bikubaho umbajije imyaka kubera ko mvuze ibyo kwiga nta limite igiba mu kwiga n'umusaza imyaka ntago n'ijana yakiga ntago ari ukubera ko wenda hashobora kuba habaho limite yo kwiga ahubwo ni amatsiko asanzwe bitewe n'imyaka ishize none se abantu bari kundeba bafite amatsiko ntayo bafite niwe wenyine uyafite yego bivuze ngo ntago biri ngombwa ko wayivuga nta kibazo turi kwegera ku musozo twegera ku musozo rero nagira ngo tubanze dushimire perezida wa repubulika umubyeyi niyubahwe yego ndamushimira cyane tubanze tumushimire ku buryo yumvisha ikibazo cyawe akemera no kugufasha umubyeyi ndamushimira yarakoze cyane gusa nyine nuko hariya ntabonye uko mushimira nyine mugeraho mushimire ariko ndamushimira ni umubyeyi mwiza yumva abantu kandi akanumva n'ikibazo cy'umuntu yego ndamushimira kandi ndanashimira n'abantu bose bamfashije kuba nashyika hariya ndabashimira uwabigizemo uruhare uwo ari we wese ndamushimiye ushimire n'abantu bagiye gukomeza n'ubundi kugufasha kuko ntabwo kugufasha byarangiriye hariya yego nshimira n'abantu nanone bakomeza kumfasha mu buryo bw'ubushobozi bakomeza kumfasha mu buryo bw'ibitekerezo bakomeza kumfasha ndabashimira kandi nakomeza no gushimira n'abantu bamfasha mu gusenga yego nagira ngo bakomeza n'ubundi tugomeza isengesho nagira ngo n'ubundi tugana ku musozo mbere y'uko dusoza nagira ngo utange nimero y'umuntu agukeneye yakubonaho ese nka SP mukeneye namukura he kuba yampa ubuhamya cyangwa se twaganira yego tukagirana inama gutyo cyangwa se n'ubundi bufasha Esperance umuntu amukeneye yamusanga kuri nimero ya telefone 078 12 62 75 bibutsa abantu batari bakora subscribe munyarukire kuri channel ya Byishimo SP mukora subscribe comment na like na share murakoze
reka tugana ku musozo nshimire wowe wari udukurikiye muri kino kiganiro. Ni ikiganiro dusoje cy'ubuzima bwa Byishimo SP, ndetse nawe wakoze subscribe nkushimire, nawe utarayikora kora subscribe ndetse na comment na share kugira ngo uzayicikwa n'ibiganiro bizajya bica kuri no channel byinshi bigiye bitandukanye. Murakoze. Nyine gata katinga tugakora.